Yesu ashimwe, mumeze mute? Imana yo mu ijuru y'amahoro nibaha umugisha mwinshi. Turashima Imana ko tukibafite, turashimira Imana ko mukomeza kubana natwe, mugakanda subscribe, mukatwereka ko mudukunze. Ni ukuri Imana ibishimire kandi natwe turabakunda, ntabwo tuzabatenguha, tuzakomeza kubana namwe. Nk'uko bisanzwe rero turi kumwe kuri ya channel yacu ari nayo yanyu rwose. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha kandi bahaze uburame, kandi ibyo mukora byose bijye bibabera iby'umugisha. Umugisha ni ibyiza byose Imana itanga, ibyiza byose Imana itanga rero bijye biba kuri mwebwe. Uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro cyacu dusenga Imana ko ni isengesho. Mwami, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwaka ushize. Uyu mwaka dutangiye rero turagushimiye ko ntabwo wadufashije tukawutangira amahoro. Mwami, ni ukuri icyubahiro kibi cyawe. Turakunyuze rero kugira ngo uzubane natwe, kandi ibyo turi bukore byose imbaraga zawe zibe kuri twebwe. Icyubahiro cyawe gikomeze kuba mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku isengesho ryirukana Satani. Hari amasengesho atagira ikintu akora kuri Satani. Ugasanga rimwe na rimwe abantu barasenga, ariko kugira ngo birukane abadayimoni, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga amasengesho yabo yuzuyemo ahubwo abadayimoni. Utigute rero. Buriya nubwo nta sengesho ry'umunyagara ribaho, ariko hari isengesho usenga rikagenda rigatumbagira rigakomanga mu ijuru. Bene data, iryo sengesho ni isengesho ryujuje ibingibi ngiye kubabwira. Tega amatwi rero, ntujye kure rwose, wumve ukurikire neza, wumve icyo tugiye kuganira uyu munsi. Ni ibisanzwe turi kumwe na Jeanne d'Arc, ni ibisanzwe niwe muri kumwe muri aka kanya. Uyu munsi rero ndashaka tuganire ku buryo wasenga ukirukana Satani. Buriya ubundi isengesho rigizwe n'ibice byinshi, ariko ubundi hari ibice by'ingenzi utagomba kubura mu isengesho. Isengesho ryawe icya mbere ugomba gusenga ushima Imana, ugashima Imana ibyo yagukoreye, ugashima Imana uburyo uriho, ugashima Imana aho igejeje ikora. Hanyuma wamara gushima Imana, Imana iri mu ijuru iranezererwa, ikavuga iti wa muntu wanjye araje. Kuko buriya ibiryo by'Imana na mashimwe, ntabwo wayigaburira inka, ntiwayigaburira inyama, ntiwayigaburira ibiryo, kuko byose niyo yabiremye. Havuze ngo ese ngo mwangaburira iki, mwampa iki? Nta kindi kintu kinezeza Imana uretse umutima ushima. Umutima ushima nawo babwiyeho bantu b'Imana, nimba ushaka kubaho ubuzima bunezeza Imana, baho ubuzima bushima Imana. Iby'Imana yagukoreye ubishimira Imana. Igihe cyose uzabaho ushima Imana, nibwo cyagiye uzasanga Imana ikunezererwa, ikavuga iti umuntu wanjye arashima. Ikindi ikintu gikenewe nanone mu gihe cyawe cyo gusenga, ugomba kwihana ugasaba Imana imbabazi. Ukareba kuko turi abanyantege nkeya, ukibuka aho wagize intege nke hose, ukavuga uti Mana, ndi umunyantege nkeya, aha n'aha ndi umunyantege nke, aha ndi umunyantege nke. Mana mbabarira, weze ubugingo bwanjye, weze umwuka wanjye, weze umubiri, unyeze, dore ndagenda nkacumura, dore nakoze ibi. Ukemera intege nke zawe, kuko buriya umuntu umwe yanejejwe n'ibyo Imana yamukoreye, aravuga ngo nta muntu n'umwe wera nk'Uwiteka. Uwiteka niwe wenyine wera, abandi twese turi abanyantege nkeya. Kandi nimba utemera intege nke zawe, ukumva ko uri umunyembaraga, icyo nacyo ni ikibazo gikomeye, kuko Imana niyo iduha kunesha. Ahubwo muri mwe yaravuze ngo duhe kunesha nk'uko wanesheje. Imbabazi z'Imana nizo zitubeshejeho, naho twebwe ntabwo dufite imbaraga. Ikindi mu isengesho ryawe tutagomba kuburamo ni ukuramya Imana. Kuramya Imana, ukayibuka mu byo mwanyuranyemo, ukayibwira yuko wibuka ko ifite imbaraga, ukayibutsa ibyo mwanyuranyemo byose, aho waciye, ibyo yakunyujijemo byose. Buriya ni uburyo bwo kuramya. Ukayibutsa imbaraga zayo, ukayibutsa ahantu hose abantu bose yagiye igirira neza, intambara yarwanye. Ibyo ngibyo ni ibintu ubwira Imana uri kuyiramya, ikanezerwa iri mu ijuru, ikavuga iti umuntu wanjye burya uzi ko anzi. Kuramya Imana nibyo byerekana ko tuzi Imana.
nibyo byereka Imana mu by'ukuri ikavuga iti uyu muntu uzi ko anzi, arabizi ko nakuye Abayisiraheli muri Egiputa, arabizi ko namukijije, arabizi ko nakoze ibi, arabizi ko ntanga urubyaro, arabizi ko ntanga akazi, arabizi ko ntanga agakiza. Ibyo nibyo twita kuramya Imana, ariko cyane cyane kuramya Imana bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuramya Imana by'ukuri bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi, ugahora uramya buri munsi uvuga ko Imana yera, Imana urera. Ibizima nabyo murabizi ko barabivuga ati Imana urera, byikubita hasi biti Imana urera. Imana rero, Imana yacu irera, Imana yacu irakomeye. Ikindi kintu cyagufasha gusenga neza, nyine iyo urangije gusaba Imana imbabazi, ukihana, ukemera intege nke zawe, ikindi kintu gishobora kugufasha mu gusenga ni ukuririmba. Kuririmba burya iyo usenga ukaririmba ukabwira Imana uti Imana ndi kumwe nawe, hari abamanza kuririmba biterwa, ariko inshuro nyinshi iyo umaze kuramya ibinezaneza biza muri wowe, ukumva ushaka kuririmbira Imana, ukumva za ndirimbo zo mu gitabo, ukumva indirimbo z'amakorasi, ukumva indirimbo z'amazamuka ziraje. Ibyo ngibyo uba uri kuramya Imana, kuririmba ukaramya Imana mu magambo, ukaramya Imana no mu ndirimbo. Mu kuramya Imana mu bikorwa ho ni ibintu bigomba guhoraho buri munsi, waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, waba uri mu bucuruzi, waba uri mu nzira ugenda, ubundi uko umeze kose ukwiye kuramya Imana. Mu myambarire yawe ikwiye kuramya Imana, imiterere yawe ikwiye kuramya Imana, isura yawe igomba kuramya Imana, ukwiye kuramya Imana uburyo bwose ubayeho. Hari n'ijambo ryo muri Bibiliya ribitubwira cyane cyane gusenga, ahantu bavuze ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba. Ko mu buryo bwo gutwara intwaro z'Imana, mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 ku murongo wa 10 niho havuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutwaye kwizera nk'ingabo, ariko ko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. 18 ariho nshaka kubabwira cyane, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera rwose. Amen. Bene data, uyu Pawulo yandikira Abefeso yaravuze ngo musabire abera, musengeshe umwuka iteka. Nabwiye ubushize, nabwiye umumaro w'umwuka wera. Buriya iyo umuntu ntabwo ushobora gusengesha umwuka utawufite. Kugira ngo usenge neza birasaba ko usaba Imana umwuka wera, birasaba ko usenga usaba Imana umwuka wera, Imana ikaguha umwuka wera. Nubona umwuka wera, niwuzura umwuka wera, nibwo uzasengesha umwuka iteka. Nuba udafite umwuka wera ntabwo uzasenga uko Imana ishaka, kuko umwuka wera niwe utunihira imirimo, umwuka wera niwe ubasha gusaba nk'uko Imana ishaka. Yego, noneho nuba ufite umwuka wera rero, umwuka wera azajya kwibutsa ati saba n'iki, Imana yakiguha, saba n'iki, nawe agende akujyanire information. Umwuka wera ni umufasha wacu, ni umufasha Imana yaduhaye, aradufasha akadutangira amakuru, kandi amakuru umwuka wera tujyanira buriya ntago aba ariho ikinyoma, aba ari amakuru yizewe, aba ari amakuru meza. Ubwo rero bantu b'Imana, niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo musengeshe intwaro
musengeshe umwuka iteka. Gusenga rero nabyo biri mu buryo bwo gutwara intwaro z'Imana. Kugira ngo kugira ngo dutsinde Satani, dukwiye kugira gutwara intwaro z'Imana. Buriya nta musirikare wajya ku rugamba adafite intwaro bavandimwe, yatsindwa. Ugiye ku rugamba udafite intwaro w'umusirikare watsindwa. Umusirikare rero hari ibintu yitwaza mu buzima no mu gisirikare gisanzwe murabizi. Umusirikare wa Yesu rero niwe Yesu yaravuze, cyangwa se Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. Haleluya bene data. Abantu dukirana nabo ndagira ngo mbabwire ko ari abantu bakomeye. Ni abantu bafite ubutware, ni abantu bafite ubushobozi, ni abantu bafite imbaraga. Ntabwo ari abantu bambaye inyama n'amaraso, ntabwo ari abantu ubwira ngo mu izina rya Yesu, ntabwo ari abantu oya, ntabwo ari abantu bagaragara oya. Niyo mpamvu urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri oya. Nimba uhuye n'ikibazo gikomeye ukabona kirakurenze, rwanisha amavi, upfukame imbere y'Imana usenge. Nibyo bintu byonyine bizagufasha kwirukana Satani. Isengesho ryirukana Satani rero ni isengesho ryuzuyemo kwizera. Musengeshe kwizera, musenga usengeshe kwizera. Ibintu byose uzasaba Data wizeye, Yesu azabiguha. Haleluya. Niwizera ugasaba Imana wizeye, ibyo usabye byose Imana izabiguha. Ariko ikibazo gihari, amaganya n'ibihembo by'isi bituma abantu benshi babura kwizera. Satani iyo uri gusenga inshuro nyinshi usaba ikintu, we agerageza kukwereka bya bindi utigeze ugeraho. Ntabwo we akwereka iby'Imana yaguhaye oya, we agerageza kukuzanira bya bindi utigeze ugeraho. Tuvuge wenda wabuze akazi, ntabwo Satani azakwereka ko uriho, ko hari impanuka Imana yagukijije, ko hari igihe wari wabuze ibiryo Imana ikabiguha, ko hari igihe wari urugo rwawe rwari rusenyutse Imana ikarwubaka. Ibyo ntabwo Satani azabikwereka, ahubwo we azakwereka ko Imana itaraguha akazi, ko ikwanga, ko itabishoboye, ikwereka intege nke z'Imana. Niko Satani akora. Satani niko we akora. We azaza akwereka intege nke z'Imana. Ariko nuba ufite umwuka wera, umwuka wera niwe udukomeza, niwe uduha amakuru, niwe utubashisha, niwe utuneshereza. Umwuka wera azagufasha gusenga. Isengesho rizirukana Satani rero ni isengesho ryuzuyemo umwuka wera, ni isengesho ryuzuyemo guca bugufi imbere y'Imana, ni isengesho ryuzuyemo umwuka wera, ni isengesho ryuzuyemo gukiranuka. Ego nababwiye ku mbuto z'umwuka wera. Imbuto nicyo kintu kizagufasha kutava impande y'Imana. Kuko buriya Satani nawe agira ibirego agenda aturega. Dufite umurezi Satani, nawe agenda aturega ibyo twakoze, aturega amafuti, aturega mu intege nke zacu nizo agenda agaragaza. Satani nta gihe na kimwe azigera kwereka ibyiza oya, we agenda niyo akweretse ibyiza ni kwa kundi azakwereka ati wenda ahangaha nuhaca uzagera kuri iki, ariko ntabwo azakwereka ingaruka z'ibyo ngibyo uzageraho cyangwa se zaho uzaca oya, ntabwo azakwereka, kuko we azakwereka ibintu byiza uzageraho, we atakwereka ingaruka mbi zo kubigeraho unyuze mu buryo bubi oya. Niyo mpamvu rero mwa bantu mwe, bantu b'Imana, uyu munsi nagira ngo tuganire isengesho ryirukana Satani. Nandi isengesho ryagufasha kwirukana Satani uretse isengesho ryuzuyemo ibyo ngibyo tumaze kuganira. Gushima Imana, kugira umutima ushima, ikindi ukagira kuramya Imana, yego, ibindi ugasaba Imana imbabazi. Nusaba Imana imbabazi ni ikimenyetso cyiza ikindi kintu cyagufasha gusenga neza kugira ngo wirukane imbaraga z'umwijima, ni ugusengera abandi bantu. Ugasengera ibyifuzo by'abandi, ntusengere ibyifuzo byawe wenyine, ahubwo ugasengera ibyifuzo by'abandi. Ugasenga Imana ukayibwira ibyawe, ariko ukayibwira n'iby'abandi. Yego, ukaheka abandi, ugasengera igihugu, ugasengera itorero. Ntiwizirikane wenyine oya, ahubwo ngo musabire n'abera bose. Ni ukuvuga ngo mu gihe usenga ukwiye gusengera n'abandi, ukabazirikana, ntiwizirikane wowe ubwawe gusa. Ikindi ukibuka
nanone gusaba, ugasaba Imana ibyo ukeneye kandi ukabisaba bijyanye n'uko wowe wifuza ariko bifitiye ubwami bw'Imana umumaro. Hari umuntu usaba ibintu ariko ukabona wenda abisaba kubera ko yabonye abandi babifite atari uko abikeneye, ahubwo akabisaba kubera ko yabonye ko abandi babifite. Nusenga gutyo nkubwiye rero ni ukuri nk'uko Bibiliya ibitubwira, ugasenga gutyo gutyo tubyize, Imana y'amahoro izabana nawe.